umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi n'uwo kubaka abantu umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi umusanzu w'umuhanzi muze wubaka u Rwanda. Hari ikintu Imana igiye gukorera u Rwanda. Mu gihe cyashize abahanzi nanjye ndimo ntabwo twigeze dufata umwanya nk'uwo Kizito afite uyu munsi. Twishimye cyane kubera Kizito yadusuye, hanyuma icyo namwizeza ari uko tumuri inyuma mu kubaka igihugu. Kizito Mihigo Nyagasana akugororere mu ijuru abamarayika bamaduke baguhumikisha uzakomereza. Ebana kaye mupe ngenda yemera cyane nkurikije ibintu akora nk'iriya gahunda yagiye atangiza mu magereza. Nukuri ubona ubumwe n'ubwiyunge yarabutangiye impande zose, cyane cyane nko kuri bari abantu wenda bafunze, ubona yaragiye abagarura icyizere cy'uko n'Imana ubwayo izagira ikibababarira. Monsieur Kizito, c'est toi qui as toujours de bons mots, on t'aime beaucoup. On t'oubliera jamais. Un bon message, merci de ta part. Wanuma wenziza, numa wenziza, wanuma wenziza, wini otwibanire. I love you, Kizito! Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Twarebye icyo dupfana mu by'ukuri ko kiruta icyo dupfa. Amahoro, nitwa Mani Martin, aba ndi umuhanzi nyarwanda, aba nkurikira buri gihe ikiganiro umusanzu w'umuhanzi kuri televiziyo y'u Rwanda. Amahoro kuri mwese. I like to watch Umusanzu W'umuhanzi on Rwanda TV every Tuesday at 10 p.m. Hari abakobwa basigaye bakora siporo, ingufu fizike sinzi niba ari buriya n'umwihariko w'abagabo. Abagabo ubu turiho turagenda duhinduka abagore. Umugabo wawe yambaye ikanzu cyangwa ijipo akatangira kugenda nk'abagore byagushimisha. Kandi numva ko umugabo atari imyambarire cyangwa le physique. Ko umugabo ni mu mutwe, ni ibitekerezo n'iby'umuntu. Physique ntikenewe? No, physiquement ndavuga apparence. Apparence. Nkaho mwavuze kwiyogosha ubwanwa, kwambara iherena. Tant que akora inshingano ze neza ko ariho n'umugore ushobora gukunda ko umugabo ashobora gukora bindi akashyiraho bya bindi bisiga, akambara amaherena, akisiga, umugore akumva bimushimishije. Njye nakundanaga n'abahungu kubera gukubagana, gutera umupira, tugasimbuka urukiramende hamwe, ndetse hakabwo ababyeyi bambaza ariko bit ubu umuhungu ubu umukobwa kuko basangaga nta indi ntari mu basaza ku umuhungu hambara imyenda ya musaza agiye bamugure tukayirwanira yakwasura uko nkasebye yagura inkoko nkagura ihene, yagura ihene nkagura inka kugira ngo nanjye mwereke ko ndi umugabo hari icyo ushoboye. Ariko ubu kugeza sahe zinejejwe no kuba ndi umubyeyi. Umugore ni igiki? Umwe yiswe umugabo kubera iki? Kuki tumubona turukara tukamera ko ari umugabo? Deja ni igitsina gabo. Kabone nubwo yaba yagerageje kugira imisusi imeze nk'iyo mugore, yimakiye, yambaye iryo herena, yambaye n'ayo majipo ya kilot, ingero natanga y'amajipo abagabo bambara kandi ntibibishyano kuko ariyo myambarire y'iyo ngiyo. Ariko yaturutse hariya ureba ku mpfundiko nano kuri vene jigire ukavuga no mugabo tu. Kabone nubwo yaba yariteje umone niyo yagira uburyo duteye twahawe kuba ingobyi y'ubuzima. Turasama, turatwita, duheka abana, duhekera igihugu, kandi buriya ntabwo duhekera igihugu gusa, abana n'abagabo bacu turabaye. Usanga ikintu cyitwa complementarité cyangwa ubwuzuzanye mu muryango
hari ibyo umugore arusha umugabo koko yamubona akarushaho kugubwa neza, ariko kandi ku rundi ruhande n'ibyo umugabo arusha umugore. Iyo uvuze umuntu ntabwo uvuze umugabo, nta nubwo uvuze umugore, ahubwo uvuze umugabo n'umugore. Byanze bikunze niba dushaka kuba abantu buzuye tuzumva ko umugabo n'umugore bakeneranye. Mbere yuko dukomeza Gerard, tuvuge ko se iterambere aho kugira ngo rize ngo ryiyadabute ku muco, umuco ni wiyadabute ku iterambere. Donc aho kugira ngo iterambere ryitwararike ku muco w'ahantu riri, umuco ni witwararike ku iterambere kugira ngo abantu bajyane n'igihe. Ahubwo icyo nicyo kibazo cyabayeho, nuko twagiye tugira iterambere ridashingiye ku muco. Rufete ridashingiye ku muco wacu. Nuko riba riturutse hanze. Juste ariko ntabwo ari ukubundi byakagombye kugenda. Ofete aho wenda turabona ingaruka bigira ku muco, ariko noneho ntituzi noneho igiteye ubwoba ko ari ingaruka noneho bigira ku iterambere. Iryo terambere riza ridashingiye ku muco, haba ubwo twebwe tubabazwa n'umuco gusa tukabona urahangirikira, ariko ntitumenye buryo ki n'iterambere ntigera kure nk'uko ritatugezaho ryakagombye kutugeza. Burya umuhanzi ni umuhanga hanga ibyahoze biriho ndetse n'ibindi bitariho akabihuza n'ibihari. Twangarambe François Xavier, nkurikira iteka ikiganiro umusanzu w'umuhanzi, muze namwe dufatanye kugikurikira maze duteze imbere ubumwe n'amahoro mu Rwanda. Bavandimwe mukuri iki kiganiro, nagira ngo mbibutse ko ari ikiganiro umusanzu w'umuhanzi dutumiramo abahanzi banyuranye. Uyu munsi twaba twibanze ku bahanzi b'abategarugori kugira ngo twifatanye n'igihugu cyacu muri iyi minsi yo kwizihiza muri uku kwezi kwahariwe umuryango. Tugeze rero mu mutima w'insanganyamatsiko yacu, ngira ngo tuganire n'abahanzi twatumiye. Nzayisenga Sophia, gucuranga inanga ya kinyarwanda, kuko muri mu kigero cyacu twe ducuranga za piano na orgue, byaje bite? Cyangwa ni uburere bw'ababyeyi? Ntabwo navuga ko ari uburere bw'ababyeyi cyane, ariko nanone nabyongera ko ari uburere bw'ababyeyi kuko nabikuye mu muryango. Namenye ubwenge papa acuranga inanga, bambwira ko na mama umbyara yari azi gucuranga inanga, ariko akabihisha cyane. Ntabwo wamumenye? Namenye ubwenge yaritabye Imana, ntabwo nigeze mumenyeho cyane, ariko bambwiraga ko yabihishaga cyane akimara gushaka, ageze kwa papa atigeze yongera kubicuranga. Biturutse kuri wa muco nyine bavuga ngo ntabwo ucuranga inanga, ntabwo ari kenshi abanyarwanda bumvaga ko umugore ashobora gufata inanga ngo ayicurange. Njye menye ubwenge nabikuye mu miryango yombi, aho mama avuka naho papa avuka. Kasogokuru byara mama barabacuranze, bacuranga inanga. Sogokuru yayicurangaga, hari na ba marume bayicuranga, murabazi ba Mushabizi Vianney bacuranga inanga, na papa akayicuranga. Bacuranga ibitaramo bakakunda kuririmba, nkajya mbitegereza undi mwana nkabikunda, kuki nanjye ntacuranga iriya nanga. Ahantu nayimenyeye cyane rero, ntangiye kumenya ubwenge mama yaritabye Imana, najyaga njya kuragira nkuko n'abandi bana bose bajya kuragira. Mu mikino yanjye nagiraga nafataga inanga yanjye, yaba iya papa nkayiba, yaba iya marume, kuko ndibuka ko nahereye kuri za nanga zo mu mwobo, sinzi namuziza bakubaye cyo kintu abantu bashingaga igiti bagashyiraho umushipiri. Iyo kintu narakivuzaga, abagenzi bagahagarara, ntibishoboka, abagenzi bagahagarara. Ariko ndibuka umubyeyi wandeze yazakambwira ati kuko umukobwa dufite. Ubwo noneho kuba kubikunda ndabikomeza, kuko nza kugeza igihe menya gucuranga. Namenye gucuranga mfite imyaka 6, uko ndibuka abanyamakuru baje gusura papa mu rugo. Icyo gihe rero natanze indirimbo za mbere zanjye kuri radio, ariko urumva nari ntaragira ubwenge bwo kwihimbira neza. Numvaga na papa marume n'abandi bacuranzi bazaga mu rugo iwacu. Ntangiye kumenya ubwenge ngeze maze kuba kagakobwa gatangiye gupfundura amabere, ntangiye kumwangavu.
ndabyibuka twakoze irushanwa ryarushanwa ry'umuco mbu wa mbere mu gihugu. Ufite imyaka ingana? Nari mfite imyaka 13. Mfite imyaka 13. Umuhanzi umwe mu bahanzi b'abanyarwanda witwaga Kagambage Alexandre yegera papa aramubwira ati wagize ibyago bikomeye. Papa aramubwira ati byaboneze bite? Kuba nta muhungu wagukurikije kuri umwuga wo gucuranga ugakurikizwa n'umukobwa atazabyanga, namara kumwangavu azabitinya, azabyanga kuba acuranga inanga nawe yaza kuba ari gitari yize. Namusubizanyije uburakari n'ubwana nyine narumva ko nari ntaragira ibitekerezo byagutse mu by'umuntu mukuru. Namubwira nteko Kagamba, maze kujya mu bihugu 3 by'i Burayi curanga inanga, wacuranze gitari kera umaze kujya mu bihugu bingahe birenze ibyo byo gucuranga. Waramukandagiye rwose. Ariko rya jambo yavuze yaje kungeraho, namaze kuba inkumi rwose irambagizwa, abantu bakanga tuzabona umugabo ni ucuranga iki kintu ko ikintu cy'urubaho kugira isoni. Ndabyo ko yatuza mu bitaramo i Kigali na papa, noneho nkamuhereza nk'iminsi 2 akayizana kucyo tutazanagendana gusa, ayifite mu ntoki nkayikora ndi kuri scene, nava kuri scene nkamuhereza nkihuta cyane kugira ngo atagira umuntu yimbonana. Ariko kujya saa hizi ngizi nifata nk'ikintu cy'agaciro, nikora mbicuranga nikunze, n'umwuga unkungiye umuryango urahantunze. Ikindi kintu ukora mu buzima Sofia? Ikindi kintu gucuranga no nanga, nkora mu ishuri ry'umuziki rya Kigali, ndigisha gucuranga, mfite umushahara ku kwezi. Mu by'ukuri ni umwuga kandi mwiza kandi mbikora mbifitiye ubushobozi. Kandi nagira usibye ko no umwuga uguhesha agaciro giye mbona ahubwo nawe ubwawe utuma nawe ubwo uhesha umuca agaciro. Urumva uno mwuga umuhesha agaciro, ariko nawe afite icyaro presenta kugira ngo nganire na none na Marie Jeanne. Mwebwe kuririmba jewe tuziranye cyane cyane nabamenye mu ndirimbo zo kwibuka jenoside, byaje bite? Ngo ndabizi ariko kuko ni kera maze kurangiza amashuri oya ntarayatangira, iwacu bakundaga kuririmba ibitaramo. Papa yajyaga atubwira ati nimujye mwiga kuririmba mutazaba ibigwari. Yaba hari akaririmba azi wenda baririmbye ibwami hehe bakatwigisha. Kugeza ubwo turangije amashuri ntangira kwigisha, noneho ntangirana n'abana nkajya mbigisha kugeza ubwo tugiye hanze. Tugeze hanze nawe ndakomeza ndigisha, ariko abana nkabigisha pe, nkabigisha indirimbo ku ishuri ryacu tukaba ba mbere. Ariko kandi si ugukurikiza ko babingira, nanjye narabikundaga kugeza n'iyi saha tucyakunda kuririmba nubwo nkuze, kuko numva kuririmba ni ibintu mp'agaciro. Haza kuzaho rero tutahutse dusanga igihugu cyarangiritse, dusanga bene wacu barapfuye barashize, dusanga hari amarira n'agahinda. Numva bingiye ku mutima cyane ibintu bya jenoside, ndabyubaha. Niyo ndirimba numva nishimye kuko mfitemo inshingano ebyiri. Ndibuka bacu bapfanye ibintu bitagira uko bingana, izo ndirimbo turirimba bari bafite ubwenge, ibitabo bagombaga kwandika, ibintu byinshi bajyanye. Abo nkabuyibuka n'umutima wanjye ubabaye kandi nishimye ko nshoboye kubataramira. Cya kabiri numva nishimiye guhoza abana basigaye Imana yasigaje, batari bazi ko bagomba kubaho no gukura. Hanyuma ariko bigahura n'akandi gahinda, natwe ntabwo twagize ibintu byiza twese. Ntabwo hari abana bacu baguye ku rugamba, hari abandi baguye inaha, ariko urumva ko noneho ba bandi bacu n'aba bandi bapfuye n'abasigaye mbishyira mu gatebo kamwe.
nkabibuka bose kandi nkabibuka numva nishimye n'abana nkabahoza numva nishimye numva ko bakwiye kubaho byanze bikunze batera intambwe bagakomeza bakirinda kudandabirana kuko umwanzi hirya ashobora kubaseka dore uko babaye ariko iyo umubwiye uti ntudandabirane tera intambwe ukomeje niba uri mu ishuri ubyigane imbaraga wihesha agaciro nicyo kandi nicyo imyaka yacu dutegeka none nagira mukomeze mutubwira iyo mugereranyije muzika gakondo muhamenye byanze bikunze mukiri abana mu bahanzi bakuru ba Sentore ba Rujindiri ba Sebatunzi n'abandi na papa wa Sofia mukayigeranya n'iyo mubona bimeze bite ntatandukaniro cyane uretse itandukaniro ribamo nuko ntibaririmba kinyarwanda hari n'abandi baririmba riri kinyarwanda nabyo bifitemo utundi tujwi twiza ariko nari hamwe n'abana bamwe b'abahanzi ubu bagiye kumanuka batangiye batwigisha ikinyarwanda no ku buhanzi budaherekejwe n'imvugo nziza y'ikinyarwanda n'umuco ni nziza cyane ariko iryo jambo rikunda kuza bari bakwiye kongera ikinyarwanda noneho bakagira n'utwo twabo twiza ni twiza ariko noneho bakirimo bagerageze amagambo bakoresha mu by'ukuri mwe muravuga cyane kuri kontoni ururimi kurusha wenda uko muvuga imicurangire cyangwa oya ururimi bararuvuga narwo iyo babaye abana beza babyibutse barakwegera bakazana text ukabarebera cyangwa yavuga aho yajya kuvuga imihigo akavuga imihigo ukamubwira uti vuga imihigo sibyo ariko ntabwo murasubiza gihe ndashaka kumenya muzika igezweho yica ku maradiyo iyo muyumva mwumva imeze ite girandyohera niba ari gukunda abana baririmba ni ukuri irandyohera Gera ntacyo ujya utekereza ku muziki wa none iyo ugereranyije no mu mateka iyo bigeze aho wa mugani haba ubwo biterwa n'ibyo umuntu akunda cyakoze iyo hari ukuri runaka nanone umuntu ashaka kuvugaho hariho nyine koko ikintu kiba ari ukuri icyo nshaka kuvuga ni uko n'ubundi wenda bitewe n'uko niyenteresa nkikundira ibintu by'umuco sinabura kuvuga ko indirimbo za kera numva nzikunze ariko uko kuzikunda gukunda umuco no gukunda ibya kera nkaba mpamya yuko wa mugani mvuze yuko usanga hari n'igihe haba harimo mesaje zisobanutse kuruta izubu ntaba mbeshye sinshatse kuvuga yuko mesaje zatangwaga kera arizo zigomba wenda gutangwa ubu ariko icyo nshaka kuvuga ni uko kera umuntu yaratangiraga wa mugani akaririmba wumva ashaka gutanga mesaje igice cy'ubutumwa kigahabwa agaciro yes ku buryo ubutumwa butangira bukanasoza nyine kandi ukabwumva ariko ubu ngubu bw'uwumva ahubwo mesaje atari cyo kibanza ikihutirwa ni ari imyidagaduro n'urukundo icyo kintu nkaba mbona ari cyo kijya kibaye ikibazo ikindi ntabura kuvuga wenda njya mbona nuko cyakora wenda wamugani bizagenda bisobanuka ubwo abahanzi bacu bagenda bashyashya bagenda begera bakuze nuko nkuko twabivuze kugira ngo byanze bikunze ibi bintu n'abahanzi bashaka urugero gukoramo bizinesi byanze bikunze nibadasubira hasi ntabwo bishobora kuzamuka kuzagera kure nibidashingira ku muco ntaho ubu buhanzi bushobora kugeza abantu kubera iki ibyawe by'umwimerere nibyo ushobora kujyana ku isoko bigahanga kuko ntabyo bafite ariko nubwo waririmba wa mugani hip hop abanyamerika ntiwajyayo ngo ubone unahahinguka aho zivugirwa ufite bizaba bya bindi byo kwinezeza gusa byaha no kwigana ugasanga ari ibyo Eminante ndashaka ko agira icyo abivugaho nk'umunyamakuru certainement wumva indirimbo nyinshi mukagira ukuntu mutubwira mu bitekereza
mbisasire gakondo y'umuntu nicyo kinyuranyo cye n'abandi batari muri gakondo c'est ça donc kaba n'agaciro ke ni ukuvuga ngo kamere y'umuntu ishingira ku muco we bwite w'umwihariko niyo nyine bahaye iyo nyito ya gakondo niyo imuha ikinyuranyo n'undi utari muri gakondo ye yego kubera rero ko twabonye aho imiziki yateye imbere bafite za industrie z'imiziki zikomeye usanga hariyo identité culturelle ishingira kuri uwo muziki ikawuhesha imbaraga ikawuhesha gukundwa ikawuhesha kugurisha ikazamura nyirawo ikagira n'ukuntu izamura igihugu mu kumenyekana no mu gutera imbere nifuza ko n'abanyarwanda bamera gutyo bakagaruka kuri gakondo yacu indirimbo nkunda cyane ya reggae sinzi niba ari inyito yayo ariko ni ijambo ryankoze ku mutima ahantu umuhanzi avuga ngo back to my roots dusubire mu mizi ya gakondo niho imbaraga zacu ziri niho ubwiza bwacu buri niho umwimerere uri niho tuzagurishiriza kuki itorero riserukiye igihugu narabibonye muri Amerika nigeze guherekeza itorero ry'abana nza kugera igihe ntandukana nabo ariko mu gihe twamaranye twajyaga ahantu hari amakoraniro y'abantu babyina emotion zikica abantu kubera ikindi bintu batazi umugara ushaya kubyina nagaseke ntambuko ingoma ayo mayogi imyambarire itandukanye inkindi icyo nicyo uriwe abantu babikunda kuruta kwigira ubutari yego Sophie akandi kantu najya ngo nongereho ni nk'ijambo ryo nkunda kumva ku maradiyo abantu bavuga ngo imiziki nyarwanda watega amatwi ukaburamo umuziki nyarwanda nta n'igicurangisho cy'ikinyarwanda nta muduri nta cyembe nta ningiri nta ngoma nta kondera nta n'ijwi noneho kibazo cy'umuziki nyarwanda se mama bari batubwiye uri he njye numva bakosora ririya jambo kavuga ati tugiye kumva indirimbo z'umunyarwanda cyangwa se indirimbo zahembwe n'abanyarwanda ariko ntibabyita imiziki nyarwanda ubwo hashobora kubaho imuzika y'inyamerika iririmbwa n'abanyarwanda bya bindi bashishura ikindi kintu nakongera kuri bano bana bacu b'urubyiruko baririmba ino miziki iri moderne ko bakongera ubumenyi niba ari byo bafitemo impano burya ntitwirengagize ko habaho n'impano niba ari byo bafiteho impano burya impano iyo yiyongereyeho ubumenyi ibyo ari ikintu kitagira uko gisa ni naho ivamo iterambere imagije umuntu akamaro bakora icyo bazi kuko ntabwo azajya hariya muri Amerika ngo ujye kubaririmba hip hop atazi nimva n'imvano yayo atazi naho biva usibye kumva basigaye bakora imiziki muri studio muri computer gacura babyita ngo gucura imiziki yamara no gukoresha umuziki wo ntabwo ari wowe wikorera ni umuntu ukorera abandi ugasanga dahera iyo miziki kuko ikorwa n'umuntu wirasa wese ntazi n'ijwi rya instrument imwe y'umuziki rigize rwa ruhurirane rw'amajwi agize wa muziki bari kuririmba ntazi no gukoresha tekinike y'ijwi ngo amenye uburyo aririmba ndetse byajivuyemo n'imvugo igezwe hano mu Rwanda ngo ese ubaza umunyamuzika umuntu uririmba professionnel umuntu uzwi ntinde ugukorera indirimbo ubundi nta muntu warokwiye gukorera indirimbo niba uri umuhanzi nuko ni wowe uyihawe ntabwo umuntu yakagombye kwitwa umunyamuzika atari umucuranzi kuko umunyamuzika nuko muziki ahubwo yakagombye kwitwa umuririmbyi wa muririmbyi noneho hakaba abanyamuzika bamukorera umuziki ntabwo umuntu w'umuririmbyi utazi no gukora ku murya wa gitari cyangwa kuri tushe imwe ya piano ushobora guhindukira mu mutwe ubu nibyo ibyo byo mu kinyarwanda wenda iyo uvuze umuhanzi kenshi bikonfonda ibintu byinshi ariko nko mu gifaransa birasobanutse haba un chanteur cyangwa un interprète akaba ari compositeur ukompoza indi doko umuhanzi ubundi no mu kinyarwanda umuhanzi yarakwiye guhanga igihangano ariko ashobora kugihanga ntakiririmba wenda ntajwe agira noneho hakaba umucuranzi umuntu ufite ubuhanga mu gucuranga ariko nawe wenda atazi guhimba atazi no kuririmba akaba n'umuririmbyi haba rero bifatanya byose ariko ni gake ni bake cyane ngo uzamubone biragoye donc inama zawe nuko ibintu ngira ngo byakwitwa amazina yabyo kandi nta kibi kirimo umunyarwanda ashobora gukora muzika yo hanze nta kibazo ariko akamenya ko ariho akora iyo yanze atavuze ngo ni ariko kanayiga
akanabyiga agakora ibintu azi ku buryo ashobora no kubisobanurira abandi yajya ku isoko mpuzamahanga akaba yavuga ati nkora jazz nyikura muri ubu buryo ndi umuririmbyi wa jazz ku buryo ashobora kumuhereza n'urupapuro rwanditseho umuziki wa jazz akaririmba. Mutubwiye ko hari ahantu mwigisha inanga mwaha abanyarwanda baduteze amatwi information nyinshi n'icyo umuntu asabwa kugira ngo aze kwiga inanga ya Kinyarwanda? Ntabwo ari inanga gusa twigisha umuziki muri rusange, twigisha teori na pratique no kuririmba no kuririmba. Nongeyeho nkaba ndi umwarimu wigishamo inanga no kubyina Ikinyarwanda. Ishuri riri he? Rikorera mu Kiyovu munsi ya peage. Ni hafi aho ngaho ni ishuri ry'umuziki. Nta zina ry'ishuri? Ishuri ry'umuziki rya Kigali Music School. Kigali Music School. Abashaka rero kwiga inanga ya Kinyarwanda cyangwa ibindi bicurangisho, Kigali Music School mu Kiyovu cy'abakire cyangwa icy'abakire, cyo bita icy'abakene, ariko ubu byose bisigaye byarabaye iby'abakire muri Vision 2020. Mu gusoza ndimo ndashaka impamvu twatumiye Aurore Mutesi Kayibanda nuko mu ntego cyangwa mu nsanganyamatsiko irushanwa rya Nyampinga mu Rwanda uyu mwaka ryari ryihaye yo kuvuga ngo ubwiza bufite intego. Numvisemo ibintu byinshi, numvisemo nyine n'ubuhanzi bufite icyo buvuga, ubuhanzi butagiye ngo buhondagure gusa ariko bufite icyo bugamije. Numvaga rero nyine hari umupapa witwa Paul VI wigeze kuvuga ngo ubwiza ni nk'ikimenyetso, ni nk'uburyo bufatika bwo kwigaragaza k'ukuri. Ngo la beauté c'est une manifestation visible et tangible de la vérité. Ku buryo ubuhanzi nabwo ari uburyo bwo gukora akazi karusha agaciro imyidagaduro. Kuba Nyampinga kuri wowe bisobanura iki? Murakoze. Kuri njyewe kuba Nyampinga si ukugororoka no kuba mwiza physiquement cyangwa se apparemment kugaragara. Kuri njyewe ikintu numva Nyampinga w'u Rwanda, ikintu numva cya mbere kuba Nyampinga ni umuntu ufite ibitekerezo. Mu irushanwa mu gutsindira kuba Nyampinga w'u Rwanda wumva icyagufashije ari iki? Ari uko uteye, uko usa cyangwa ari ibitekerezo? Ntekereza ko icyamfashije cyane atari uko nteye n'uko nsa ko n'abandi bose bari babyujuje, ahubwo wenda ari uko nitwaye mu gusubiza cyangwa se no mu kwerekana bya bitekerezo byanjye nari mfite. Ntukane ibyo turiho tukubaza urabisubiza neza cyane. Abataratsinze ririya rushanwa bababwira iki? Icya mbere ntekereza si ukwambara ikamba ku mutwe, siko kuba Nyampinga. Kandi ikindi cya kabiri, ikamba bose bararyambaye kuko babashije kugera kuri ruriya rwego. Ibyo twigiye mu bwiherero aho twari turi twabyigiye hamwe, ntabwo baje babizi ariko barabitahanye. Iryo ni ryo kamba ryabo. Kuvuga ngo ririya rushanwa ryababereye n'ishuri. Yego. Mwumva se nyuma yo gukora iryo shuri wowe nka Nyampinga w'u Rwanda imigambi, imishinga ufitiye igihugu cyane cyane abagutezeho urugero ni ihe mishinga ufite? Imishinga ya mbere nk'uko tubizi igihugu cyacu kiri mu iterambere. Ikintu cya mbere nifuza gutangamo umusanzu ni ugukangurira bagenzi banjye kwitabira gahunda z'igihugu. Niba koko urubyiruko nitwe ejo hazaza h'igihugu cyacu, nitwe imbaraga z'igihugu cyacu. Abakuru barabyina bavamo, rero nitwe dufite gukora cyane kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu. Kugiteza imbere ni ukwitabira gahunda zose z'igihugu zijyanye n'iterambere. Cyane cyane nkangurira abakobwa kutisigaza inyuma, bikurije no kuba imwe twahoze tuganiraho. Bumve ko bashoboye, bumve ko nabo bashobora kuba intwari. Turi mu myiherero niho nigiye neza amateka, nkamenya Ndabaga uwo ari we, nkamenya Robwa uwo ari we. Ari nabyo biri mu bintu byamaye noneho inspiration, nkavuga kuki niba Ndabaga yarabashije gukora ibi, Robwa akagera aha, kuki njyewe ntakwandikwa mu mateka y'igihugu cyanjye ko ari icyo nakoze. Kubera akamaro wagize. Ababyeyi bawe, inshuti zawe zafashe ziti icyemezo bafashe cyo kujya kurushanwa, se ubona bose babyumva kimwe nawe? Benshi cyane cyane ababyeyi banjye baragushyigikiye? Baranshyigikiye cyane
yaba mu bitekerezo yaba mu bisabwa byose bambaye hafi ndetse yaba no mu masengesho. n'ibikorwa noneho bifatika uteganya gukora? Ibikorwa bifatika ntekereza gukora tugendeye ku mateka yaranze igihugu cyacu atari meza, nifuje kuba nakwereka abana b'abakobwa bashobora kuba barasigajwe inyuma n'ayo mateka, abacikacumu. kuko abashigajwe inyuma n'amateka n'abandi iyo uvuze gutyo leta twumva abandi abacikacumu, kubereka ko bafite abantu bakibitayeho, kubereka ko hari urubyiruko bagenzi babo babatekerereza kandi bafatanyije nabo wenda mu kababaro bashobora kuba baragize. Numva ko nshaka gutanga umusanzu wanjye kuba nareba babandi bagifite ibibazo bikomeye bagahabwa, nkaba nabafasha kubona aho baba, mu yandi magambo kububakira. Igituma rero nahisemo abakobwa nuko ari bo bahura n'inzitizi n'ibibazo byinshi mu buzima bwa buri munsi. Nicyo gituma ari bo nitayeho. Abahungu burya mu bibazo nk'ibyo hari aho bagirira kwihangana, kandi ikindi abakobwa abahungu barabashuka cyane bakurije ku bibazo bafite, akamufatanya na kakababara arimo akamujyana mu zindi nzira atashakaga, ariko kuko nta yindi shwa afite muri waba yumva ko nta yindi shwa afite, bigatuma ajya muri izo nzira mbi. Imyitwarire y'abakobwa uyivugaho iki? Bo ni shyashya nuko hari abahungu bashuka abakobwa ça c'est sûr, ariko umukobwa w'umunyarwandakazi ubona yari akwiye kwitwara ate? Icya mbere ntekereza umukobwa w'umunyarwandakazi yari akwiye kubanza akiyubaha, akihesha agaciro nk'uko byahozeho kera, kuko akenshi ubu ngubu benshi babyita ngo ni iterambere. Ikindi kintu cyica abakobwa cyane ni irari, kwifuza ibyo badafitiye ubushobozi. Ikintu cya mbere nakangurira abana b'abakobwa ni ukwiyakira, ntibemere uko bari, ahubwo noneho muri bya bindi badafitiye ubushobozi bibaha umwete n'imbaraga yo gushaka kwikorera kugira ngo babigereho, batabiteze ku bandi. Hari ikintu avuze numva gikomeye kamemo mu muco muri societe zacu cyane cyane muri Afurika. Umukobwa arinda arongorwa nta kintu cyagira, azi ko azakibusanga ku mugabo. Akenshi n'ibirongoranwa bishaka muri iyo minsi. Umukobwa nta tandike nk'Iburayi cyangwa muri Amerika usanga umugabo afite inzu n'umugore afite inzu. Urabona nawe havuka ikibazo. Hari terimo ikoreshwa mbi cyane, njye numva mu Kinyarwanda yagombye gucika. Umukobwa yajya gushima umusore akavuga ngo uyu musore ngo yantunga, n'umusore akavuga ngo ubuse nabona ibyo natungisha umugore. Urumva bimuvanye ku rwego rw'umuntu rimugize itungo, kuko ubundi asanzwe ariho. Ubundi mbere y'uko umusore n'umukobwa babana bo basanzwe bariho. Kuki umwe yumva ko agiye gutungwa n'undi, umwe ntarongore ngo ntiyabona ibitunga umuntu kandi asanzwe ariho uwo abayeho, undi nawe akanga kubana n'umuntu ntiyabona ibimutunga. Urumva yigize itungo. Ni dezimanizasiyo ubwe yikoreye. Rero nicyo nibyo juste mwarimo ni imyumvire ngira ngo wa mugani ishingiye no kukwiyizera kw'abakobwa, bakumva ko nabo bafite uruhare mu kugira ngo ubuzima bubeho, bafite uruhare kugira ngo babeho nabo ubwabo, kandi kumva umukobwa afite inzu yaraguze inzu si icyaha. Ni mureke dusenga banzura ikiganiro ko ni indangagaciro z'umuntu kandi twese tuba dukeneye kandi dufite twaziganiraho bukira bugacya. Nagira ngo gusa buri wese muhe amasegonda make agira ubutumwa atanga bwo gusoza iki kiganiro. Nibutsa ko cyari kigamije kuvuga uruhare cyangwa umusanzu w'umutegarugori mu kubaka umuryango, ndetse noneho twabonye umusanzu w'umuhanzi w'abari n'abategarugori. Umusaza wanjye natanga kubihereranye ubwubahane, ubwuzuzanye n'uburinganire, kuko ndabihuza ubwubahane, ubwuzuzanye n'uburinganire. Iyo mbishyize hamwe mba numva hari kandi kantu nubatse kuri njye numva nabwira kubahana, kuzuzanya no kuringanira.
numva nabyegeranya ibyo bintu. Umusanzu wanjye natanga nabwira abantu bose ko kuba hari ishuri mu buzima busanzwe ushobora kwiga ukajya zagira maîtrise mu bintu runaka zitandukanye, ukajya impamyabumenyi zitandukanye, ariko tukibagirwa ko hari ishuri rimwe umuntu yiga kuva avutse kugeza ashaje. Ishuri ryitwa kubaho ubuzima. Utaryize neza ushobora kubaho nabi kandi wakagombye kubaho neza. Kubaho ubwo mbishyira mu bintu bitatu: hari kubaho, kubana no kubaka. Ugize amahirwe ukayiga neza, kuko ni ishuri wiga kugeza urangije. Iyo ayo mashuri yize neza rero ukayabamo neza, ukisazira neza, utagize mesheke, bigira ingaruka nziza ku muryango wawe no ku gihugu muri rusange. Iyo ugize mesheke bikugiraho ingaruka kuri wowe no ku bazagukomokaho no ku muryango wose muri rusange. Uwo ni umusanzu wanjye natanga nk'umuhanzi. Rero ikindi kintu nakongeraho, duhange, turirimbe, ariko twibuka ko turi intumwa za rubanda. Nubwo ntawakubwiye ngo ugende uturirimbire, ariko wowe iyo ntego wihaye yo gukora tuyibyazamo umusaruro mwiza, dutanga umusanzu mwiza, dutanga ibitekerezo byubaka, kuko kandi turimo turabifite. Tugira ibitekerezo byubaka igihugu, byubaka n'abantu, kuko tuba bifuzwa. Twe kwifuzwa ku muziki no kwidagadura gusa, ahubwo tube n'abagishwa nama. Umuntu agusanga agira ikintu akuvoma umuntu, ndetse yewe umuntu ntabwo yagushaka. Abanyarwanda baca umugani ngo ntabisanga nk'amagambo. Tumenye kubanira abantu neza, umuntu agira icyo agukeneraho, ufite icyo umurushije umuhe, tumenye kubana muri rusange. Ndumva ari iryo jambo ryanjye rya nyuma navuga. Murakoze cyane. Noneho Marie Jeanne, namwe wagira wenda nama cyangwa jambo mugira? Ndishimira u Rwanda rufite abantu nk'aba, abana bato bishimishwa nuko bamaze kumva ibintu byose byinshi, bamaze kwipfumbatiza, kumva umwana muto ubundi nka nyirakuru, kumva umwana muto avuga amagambo angana atya, noneho no ku gihugu muri rusange umva ko dufite ubukungu mu gihugu. Ni ukuri ubukungu mu gihugu. Ikindi ndashishikarizaga yewe abo tungana bacika intege, bakomeze. Ntabwo dushoboye guhura n'abana kenshi, ariko niba abana babasanze, yewe kenshi bakunda kurusanga, nibabakire, babagire inama. Twe mu myaka yacu ubu dusigaranye ijambo ryitwa reka. Ubwo ni nko kuguhana uti niba ari icyo wakoraga kireke, noneho ugende ku murongo, ugendane n'abandi bana, ugendane n'igihugu. Dufite n'amahirwe akabaho, ibyinshi tutazi dufite utubwira ibyo mwe mutari muzi, natwe twibagiwe turi bakuru. Ni imigisha itabaho myinshi, imigisha myinshi yerekeye ku bahanzi. Turabyina tuvamo, turabyina tuvamo, turi nka wa mugabo wavuze ati cya kivi nateruye abenshi tukigira amaguru agenda neza, dufite imitsi, amajwi yatangiye kuza n'ibigoga, dusubiye nk'igihe twari abana udashobora kuririmba neza nka ya sake itaramenya kubika. Ariko wowe ko watoraguye byambere kabisa, biguhe ishema no kumva uririmba. Yaba bashoboraga no kwigana, bakigana Marie Jeanne uko yaririmbaga, ntabwo nzamwishyuza, ahubwo nzamwunganira, aze mwunganire ndetse nayo mwigisha, kugira ngo nigenda azasigara yiririmba, nibura nanjye njyana ku gaciro, asigarana ku gaciro nanjye nkajyane nashoboye gufasha umwana w'umunyarwanda. Murakoze cyane. Merci. Njye navuga mu magambo ahinnye
nkerekeza ku kintu wagize ishingiro ry'ikiganiro kijyana n'ibihe turimo byo kuzirikana agaciro n'umwanya n'umusanzu w'umugore umwari n'umutegarugori mu iterambere ry'igihugu. Igice cya kabiri we ntakivuga ndeba ku bahanzi, ndongera gusa nk'uwisabira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kongera kugandukira kunoza imyumvire y'abanyarwanda y'umuryango w'abanyarwanda muri rusange n'aba muryango muto w'igicumbi umugabo n'umugore, kongera kumva mu buryo bunoze kandi bwimbitse icyo ari cyo ireme ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Ibyo byakuraho ikintu mpora ndwana nacyo mu biganiro nkora mbona mfite mu muhamagaro byo kwita cyane ku bibazo biri mu muryango, amakimbirane atuma abantu uyu munsi bubaka bagasenya vuba, atuma umugore n'umugabo babaho nk'abantu bahanganye kandi ubundi bakabayeho nk'abantu bahana umudendezo mu kubaka umunezero, aturuka ku myumvire sinzi n'abandi bivuge ngo ipfuye ariko itari ku ntera ihagije y'iryo reme ry'uburinganire n'ubwuzuzanye. Byigeze kubaho turabinezerwa ariko tubona leta isa nkaho kubera guhugira mu bindi bikorwa by'iterambere no ku zindi ngamba zizamura ubukungu bw'igihugu cyacu zinasana, kuko turacyasana iby'amateka yangije by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi. Abantu barahuze bibagirwa kongera gushimangira byareme kandi ni inkingi ikomeye y'iterambere. Icyo ni igikoreka, hari byinshi kizazamura, kizasana, kizanoza. Ikindi wenda umuntu yashyiramo nuko ni akantu gato nakwibwirira abagabo, nibareke gukomeretswa nuko umugore yahabwa ijambo n'ireme ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ahubwo noneho bafashe mu kunoza icyo navugaga mbere. Nibwirira abagore ntabwo kuduha ijambo n'uburenganzira twahawe n'iryo reme ryinjira mu mateka yacu biduha gushingana ijosi abagabo, ikitugira beza kikaduha igikundiro mu muryango, ariko by'umwihariko imbere y'aba bagabo urukundo tubakunda, tububaha, tuniyubaha, tudashaka guhinduka inshinzi muri ya myumvire mike. Guca bugufi ni ikintu gituma umuntu ahubwo none hari nabwa agira une grandeur, ntawe ushaka guhangana ari byo bikuzamura, au contraire birakurabesa, bituma uca bugufi aho guca bugufi byagombaga gutuma urabagirana. Ubu ni ubutumwa bwihariye ku bagore. Hanyuma mu cyiciro cy'abahanzi, abahanzi bacu nibakore cya kindi twakomojeho, bongere kwibuka ko ubwiza bwacu ni gakondo yacu duheshwa n'umuco. Umuco bivuze ikintu kinini cyane muzatindaho mu bindi biganiro, ni nacyo kitugira aho turi bo, kikaduha agaciro, ni nacyo kizacuruzwa nk'uko mwese mwabishimangiye, nk'uko abandi uyu munsi bagize ibihangange. Abahanzi twigeze gusa nk'abajujura hagati yacu ntitwabona uko tubivuga, ntihabeho kwaguka kw'abahanzi b'abanyarwanda, baguke mu nsanganyamatsiko baririmba. Ese urukundo no guterana amagambo hagati y'abasore n'inkumi muri za hip hop no muri bya bindi byose, muri za njyana zituryohera Tantine Marie Jeanne yahoze atubwira nawe avuga ati birandyohera, batekereza ko urukundo banaririmba ntazi niba bumva icyo ari cyo, ntazi niba barwimitse, ntazi niba ari rwo bagira ishingiro ryo gutsinda urugamba rw'ubuzima, ntabwo ari rwo rwonyine rwaririmba. Nuko wenda bavuga bati icyo ugiye kuvuga uragitindaho kuko yicaranye na nyir'ubwite. Kizito yaririmba ntabwo aririmba urukundo gusa, nta nubwo ndaramwumva aruririmba nk'ubwo mu buryo abahanzi bato ubu baruririmbamo. Twigeze kukimubaza mu biganiro, aravuga ati ubwo umunsi nanjye nakunze wenda iyo nganzo nzayishoka izazamuka, ariko araruririmba mu yindi forme, mu gusakaza amahoro,
mu gukangurira abantu kwinjira mu ndangagaciro nyakuri z'urukundo. Ntekereza ko abahanzi bakwiye kwaguka kandi bizabaha no gutanga ubutumwa kuruta ubutumwa ubutumwa bwagutse kuruta basa nk'abafungiye mu ruzitiro rw'ibyo baririmba, bamaze kwicukurira akobo baragenda bicariramo baririmbira muri ako kobo kwa heri. Numva bakwiye kwaguka. Murakoze cyane. Ndumva muri rusange nanjye icyo nasaba ni uko mbere na mbere dukangukira ibikorwa by'iterambere cyane cyane duhesha agaciro ibintu byacu. Mu yandi magambo dusubiye muri gakondo, abahanzi nyine bagahanga. Niba umuntu yitwa umuhanzi ahange ni ukuvuga agira ikintu gishya azana tukibona. Kuko guhanga ni inshinga nyine ivuga kuzana ikintu gishya. Wiwe niba umuntu aririmba ibintu amagambo ugasanga araririmba amagambo rubanda n'ubundi ruvuga n'uburyo ruyavuga muri ya myumvire yo hasi, yacuranga agacuranga ibindi abandi bacuranga, akitwa gusa umuhanzi, wa mugani numva harimo ikibazo. Ariko numva y'abantu nibafatanya, abadutanze kubona izuba bakaba bafite iyo nganzo ibaganditsemo, numva kubwo gufatanya tukabasanga bakadusanga tuzagira icyo tugeraho. Ikindi nshaka guteraho umusimari ni ikintu cyo gukomeza gukora ubushakashatsi ku bintu byacu mu rwego urwo ari rwo rwose, ku muco nyarwanda n'ibyawo, ku muco nyarwanda mu nzego izo ari zo zose, kuko inzego tubona n'ubundi dufite ubu ngubu no mu muco nyarwanda zari zirimo. Igihe numva tugomba kubaka ibintu byose duhereye hariya. Ufite inzu turi kubaka aricyo gihugu cyacu, twakigereranya, hari ukuntu dushobora kuba turi abubatsi b'abahanga ariko batari kubakira kuri fondasiyo, bari kubakira kuri redeburi, ku bintu byasenyutse biri hejuru. Tukaba dushobora no kubaka inzu igaragara neza cyane ariko igahirima bitewe nayo. Birasaba rero ko ducukura, twihangane ducukure tugereyo, niturangiza tuhubakire. Kandi nubwo tubona bigoye, birashoboka, tuzagira amaherezo meza cyane. Nasoza wenda ndarekera abantu by'umwihariko ikintu numva shyize imbere muri iyi minsi kuva nakwinjira muri kaminuza. Nkirangiza segonderi nigishijwe ibintu birebana n'amateka y'u Rwanda n'umuco w'u Rwanda, numva ndabikunze ariko nkumva sinyuzwe. Ariko buri gihe nkunda kumva yuko cya kintu abantu bita reverasiyo cyangwa guhishurirwa, njya numva niba Imana inahishurira abantu atari ngombwa ngo ufite nanjye yaze kampishurira, numva nta Imana itagira abuzukuru. Ufite twese turi abana b'Imana, icyo mvuga muracyumva. Ufite numva Imana itagira abuzukuru, ahubwo twese turi abana b'Imana. Ufite ku buryo ibyo abandi bakora ashobora kubikora, ubumenyi abandi bagira ashobora kubugira, ko byitwa ko bitangwa n'Imana, ni ngombwa ngo mbibone biturutse Imana ibihuriye uriya bingezeho. Ufite ngira iyo myumvire yo kumva ko Imana itagira abuzukuru, bityo ntari umwuzukuru w'Imana, ahubwo niba Imana ifite abana nanjye ubwo ari aho ndi. Nkumva icyo kintu cyatumye numva hari ibintu nshoboye. Vuba aha ngaha ndi busohora igitabo natangiye icyo gihe. Ni igitabo kivuga inzira y'Abanyarwanda. Iyo nkivuze abantu barikanga. Cyitwa Inzira y'Abanyarwanda. N'ubushakashatsi nakoze ku mibereho y'Abanyarwanda kuva ahagana mu 1200 imbere ya Yezu kugeza Abanyarwanda bariho icyo gihe. Juste bashobora kuba bataritwaga nyine Abanyarwanda kuko izina u Rwanda ryo rifite uko ryaje, ariko bari bahari. Ubwo nyine ndabakurikirana. Inzira y'Abanyarwanda kuva ahagana mu 1200 imbere ya Yezu kugeza mu 1994.
ngenda nerekana uruhererekane rw'amasirimuka abanyarwanda banyuzemo, amasirimuka ni civilisation. Kuki mwahagarikiye muri 1994? Juste mbona yuko icyo nashakaga kwandikaho cyane cyari cyanyeteresaga na amateka, ntabwo ari amakuru actualité. En fait ibyo kuva muri 1994 kugeza ubu, impamvu yatumye ntabyitaho cyane nuko abantu barabibona, barabizi. Ikindi nuko usanga turi kubaka kuva muri 1994, navuga ko turi kubaka ibintu byasenyutse, ariko nagize cya kibazo cyuko haba ubwo twashishikarira kubaka ariko tutazi aho twubakiye. Nashatse kujyaho mu mizi ngo ntahure ibihishwe iyo ngiyo, nerekana uruhererekane rw'amasirimuka civilisation abanyarwanda banyuzemo. Hepfo birahari ku gitabo ngo kuva bahiga kugeza bahigana, naho nashatse kugarukira. Kuva bahiga kugeza bahigana, bahiga nyine urabyumva, bariho ubuzima bwabo ndi tuvuga abantu bose basa nkaho baba barahereyeho kugeza bahigana, ni igihe nyine bicanaga. Ndumva kizasohoka ryari? Kugeza ubu sindashyiraho indangamisi y'igihe kizasohokera, ariko kimaze kurangira kabisa. Abantu bari kugikorera editing nabo rwose bararangije, maze igihe kirekire nashatse ko kizasohoka. Cyari igitabo kinini cyane, nkora ibishoboka byose kugira ngo kibero travail kize kuri volume imwe kandi idastress umuntu ngo imutinyishe kugisoma. Ariko ntabwo ari ukukirata cyane kuko wenda ari igihe wacyanditse, ariko nzi neza ko uzagira courage yo kukibona agahera ku rupapuro rwa mbere, byanze bikunze azakirangiza kandi hari ibintu byinshi cyane azabona. Murakoze cyane. Murakoze. Ngewe ubutumwa bwanjye baragaruka ku rubyiruko. Tugendeye kuri ayo mateka yaranze igihugu cyacu atari meza, aho ugera mu mahanga wavuga u Rwanda bakumva jenoside. Nifuzaga ko urubyiruko twashyira hamwe tugakora, noneho twajya tujya mu mahanga bavuga u Rwanda bakumva urubyiruko rw'u Rwanda, bakumva imbaraga z'u Rwanda. Ariko nanone mbibutsa ko ibyo tudashobora kubigeraho tutabanje ngo turwanye ibiyobyabwenge. Umuntu wavuze ko ari ibiyobyabwenge yabanje kubitekerezaho. Iyo ukinyoye ubwenge bukayoba nyine ntacyo waba ugikora. Tubanze twirinde ibyo biyobyabwenge, tumenye icyo dushaka, duharanire kuba intwari, hanyuma tuzamure igihugu cyacu mu mahanga, urubyiruko rw'u Rwanda ruze ku mwanya wa mbere. Hari ikintu uginywa cy'ibiyobyabwenge? Hari inzoga unywa? Inzoga nayo iri mu biyobyabwenge? Inzoga isanzwe biterwa nuko wayikoresheje. Yego. N'urugero wayinyweyeho? Yego. Wowe ntayinywa na gake? Kubera iki? Kubera idini? So kubera idini, nuko ku bwanjye ku giti cyanjye nta kinyungura. Nta cyukungura. Very good. Murakoze cyane. Mboneyeho no kubabwira ko ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu hari icyo nanjye nabitekerejeho. Intero muri iyi minsi ni agaciro k'igihugu cyacu. Uko mbitekereza, hari igitaramo ndiho ntegura bifashijwemo n'abandi bantu benshi batandukanye cyitwa umusanzu w'urubyiruko mu Gaciro Development Fund. Igituma ntahisemo kubyita ngo uruhare cyangwa se umusanzu wa Miss Rwanda 2012 mu Gaciro, nuko kuba ndiho nuko ko hari urubyiruko, nuko mpagarariye urubyiruko. Nicyo gituma nahisemo kubyita umusanzu w'urubyiruko muri rusange mu kigega cy'Agaciro Development Fund, kuko ari natwe bifitiye akamaro cyane. Nizere ko bumva ko umusanzu uhoraho ntabwo ari kimwe n'inkunga. Ni igikorwa ngarukamwaka uhoraho, donc kizajya gihora kigaruka. Ndagira ngo nshimire cyane abanyarwanda bateze amatwi n'amaso iki kiganiro kinyuraho ku masaha akuze, ariko tukaba tuzi ko mugikunda mukakirindira kugeza iki gihe. Ni ikiganiro umusanzu w'umuhanzi rero mutegurirwa na Fondation KMP, nkakibagezaho ku nkunga ya Orenfor, ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru, tubifashijwemo cyane nanone na Positive Production, tubifashijwemo na Iron Boutique ndetse na Alpha Entertainment. Mbere yo gusoza nagira ngo nongere ngaruke ku nteruro navuze kare
y'umugabo w'umuhanga Papa Paul wa gatandatu wavugaga ngo ubwiza ni nk'uburyo bwo kwigaragaza nyakuri bw'ukuri, ngo ubwiza ni uburyo bwo kwigaragaza k'ukuri. Arongera ngo ubuhanzi, ngo ubutumwa cyangwa misiyo y'ubuhanzi ni ukubyutsa mu mitima y'abantu urukumbuzi rw'ijuru bataye. Reka mbasigiremo Sophia aducurangira indirimbo ye muramuke aho ubutaha. Umutima n'amatari